ntabwo nkunda kurahira ariko ibibyo nabirahirira imbere y'Imana koko umuhanuzi Mikaya yigeze avuga ngo nugaruka nkwemereye kuzanyica, abwira umuntu witwa Ahabu. Uyu munsi ibibyo ndabivuga shize amanga koko ni ngombwa. Mama 23 irabanza ihiri ku butegetsi bwa Neva Bujumbura Gitega. Mama 23 irerekeza ikisasa ibanza irimbure ifate Gisangani yerekeza ikisasa koko ukuri gufitwe natwe twebwe tufite ubushobozi bwo kumenya Imana n'intego n'umugambi w'Imana. Iyi ntambara iri gukomanga iri kukubita odi mu Burundi. Niyombare wagaragaye kandi byavuzwe n'umuntu urenze umwe ko ari Uvira. Eske Redi Tabara na Mama 23 nta kuruhuka bagiye gukomereza Bujumbura Gitega? Kuko Bujumbura yacitse igikuba, Uburundi buturiye noneho hafi kandi leta niyo yababitsemo ubwo koko mwasezeraniye Abarundi ko muzabakingira Mama 23 itazigera ifata Uvira. None iri muri Uvira. Donc ubu umuntu aribaza rero M20 igiye kugikisasa Gisangani kisasa cyangwa se ni Bujumbura Gitega. Ubutegetsi bw'aba bagabo uko ari babiri bwose buri mu byabo kandi ishobora byose kurahira n'icyo ariko nishaka ndarahira. Bano ba perezida maze iminsi mbivuga ntago murabizi aba ba perezida expired. nta urusimbuka rwamubonye ari umunyarwanda wirembye ngo nta urusimbuka rwamubonye nta mukuru w'ikuzimu. Ariko ngaha honde mwajya mu kirere, mwajya mu butaka, mwajya mu kuzimu, hamanuka Amerika, haza Ubushinwa cyangwa Uburayi, nagira ngo nkumenyeshe ko perezida agiye kuva kandi narangiza undamukurikire nawe aveho, kandi narangiza n'ishyaka byose abantu bose bamuri inyuma nabo bimere nka wa muyaga uhushye igiti cyumye amababi yose agakoroka. Buno rero intambara iri gukomanga, iyi ntambara irimo irakomanga koko. Evariste na Tshisekedi ingabo zabo ziratsinzwe, amaboko asigaye ni ukwiyambaza amahanga bamaze iminsi birukankamo no gushakisha ngo ibihano ntabwo ari igisubizo kuko ubu n'isi ni umudugudu ukupa ibintu mu Bushinwa bakabigura mu Burayi, wabikupa mu Burayi Amerika ikabitanga, wabikupa muri Amerika Aziya ikabitanga. Donc na Kongo yakomanyirijwe, murebe inkoho ifise uko zingana. Uyu munsi wa none rero rusibiye aho rugiye kunyura. Noneho rero barundi kazi, ese koko Niyombare aratashye? Tuzi Mama 23 hari igihe ifata Bukavu yari imaze kwitegura igihe cy'amezi arenga 6. Ese irabanza nanone itenyenye yitegure cyangwa Burundi bugiye kwisuganya buyibyonge hama ibandanyirize? Cyangwa se ariko ubwo ibyo byose ndi kukwereka impamvu turaguhana igisubizo kibigiye kuba. Cyangwa se Mama 23 irabyihorera yigire Uvira yifatire ibice by'abakongomani bohoze bene wabo ibakizimi ihari ya Wazarendo n'ibindi by'abamayimayi na za FDLR
nko kuri budabyumvemo hano ukuntu bavuga ngo barahiye barirenga ko bagomba kubohoza. Ariko nuza kureba video hano ngushyiriyemo, uyu muntu ari mu ijoro ari kuvuga ngo inzozi z'aba bantu ngo zimeze nk'iza Farawo. Nta nubwo ahayagiza Fardesi, warahayagiza Mayimayi na Wazarendo. Ibyo nabyo bifite icyo bivuze. Ni ukuvuga rero izi ngabo gutsindwa no kuneshwa zaraneshejwe, zaranatsinzwe, ubundi zikomeje gutsindwa. Ibi bihugu bya yase sinzi ko bizagaruka muri Kongo, ibihugu bya Sadeke sinzi ko bizagaruka muri Kongo. Abanyaburayi byo ni kure kubi, Abanyamerika bo basanzweyo, n'Ababiligi bajeyo, n'Abanyaburayi bajeyo, ariko ntabwo turabona igisubizo abo bose. Maintenant nous faisons l'alliance avec toi, Seigneur Jésus. On n'a pas besoin de nombre. Agrée une autre alliance avec toi, Seigneur Jésus. Père, je glorifie ton nom. Bénis chacun de celui qui s'est prosterné devant toi, le Dieu des armées. Protège chacun. Donne la victoire à chacun de nous. Et donne la victoire au FARDC tout entier. Merci parce que nous l'avons fait pour ton honneur, Seigneur Jésus. Et si nous tous nous disons, par la foi, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur Jésus. Niba rero mu rugendo dufite twe twicara ikintu ntemerewe n'icyaha, ariko nakubwira mbumbuye akakanwa nge nkarinda mvuga, ariko nkaba ndoperezata Kristo mu isi, nkaba muruperezata ku bantu bakurikiye Imbabazi TV gatatu. Ibi nabirahirira ubutumwa ngiye kuvuga, nta kongera, nta kugabanya, nta kinyoma, nta kandi nubwo navuze mwarabibonye, kandi nabivuze bamwe bambwira ngo umunyepolitiki, niba ndi umunyepolitiki ariko Imana ikemera gukorana nanjye, cyangwa nkaba umunyabyaha Imana ikemera gukorana nanjye, cyangwa nkaba intumwa ya naka cyangwa y'umuntu Imana ikemera gukorana nanjye, doti hori. Ubwo icyo gihe mwaba mubaye abafarisayo nibo babwiraga Yesu ngo none se ngo Imana yemera gukoresha umunyabyaha? Kandi narabarahiye ko nge ntari intumwa y'u Rwanda, sindi intumwa y'Abarundi, n'abagerageje kumpa amahera narabahakaniye. Buno rero tuyaga akavaziko, hano ni ku Mbabazi TV gatatu, akavaziko nari nkiri kubigarukaho rero. Uwitwa Godefroid General Major NIYOMBARE ari Uvira, ari hehe? Ngira ngo imitima y'Abarundi irahagaze kandi barahangayitse rwose, kandi ku bintu byumvikana nanjye nahangayika, kandi ku bintu biteye inkeke, kubera ko nuza kwitegereza indege igiye kugwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ya makorosi cyangwa se ya zigizage indege ikunda kugira, bibarasinga no muri Kongo bikahagera, konegisiyo y'iminara ya Kongo ibiri konegite n'iyi Burundi. Aho rero Uburundi Barundi bari kwibaza ibintu bikurikira, ukuri gutangwa n'Imana ariko Imana inyura mu bantu. Bari kwibaza harakorwa iki, ni iki kiri kuba, ni iki kigiye kuba, ni iki kibyihishe inyuma. Hano ndadubashyiriramo video ebyiri zose zijyanye n'ibi ngibi mujye kumvira hano, cyangwa se ubu butumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo kitoroshye. Ntuza Sebarundi uyu Cirombo bose bari ku butaka batsinzwe, ibisirikare byabo byatsinzwe, agisheni intambara basigaranye niyo kureba uburyo bakiyambaza imbaraga za Ngora,
za Tanzania cyangwa n'ahandi bazibona hariho hose kugira ngo barengere ubutegetsi bwabo. Kandi mama 23 nayo ibamereye nk'umururazi uko navuga bari baritendetse guhirika ubutegetsi bwa Kigali. Uyu munsi wa none neva arabona ko ubutegetsi bwe bugeramiwe. Ubu noneho ntayo gucira nayo kumira kandi kubihagarika ntibishoboka. Niyo mpamvu havuzwe menshi, hakorwa byinshi, bazenguruka mu bihugu bitandukanye ama message. Noneho no muri Loni mwumvise ibyahabereye. Nagira ngo rero mbahamirize cyangwa se mbabwire ko intambara iri gukomanga. Niba mwari mwabona uko umuntu akomanga. Okay, mimi ni kiongozi Makanaki Kasimbiga John Kadandari Police ya RFI. Nasalimia Kongomani yote, nasalimia baba, mama, kaka, dada na eta majoro yote generale ya Fachibeto. Mimi naona kuna watu mingi walisema sana kwa ajili ya mambo ya kutumba Rene Makanaki Kasimbiga John wao balijiunga mu M23. Kitu napenda kuwaambia hivi, ule mwenye anapenda kupana message mzuri aache kujimaske. Juu musema kweli ni upenzi wa Mungu. Naye mwana anataka tosha message yake ya ukweli. Hapana kuvuana kwanza saki ninja na tunakujua. Hata ulijificha me tunakuyua. Unajifunga sura ndo unasema Makanaki hivi na hivi. Mie Makanaki huyu. Sitasema jina kwenye niko na mnajua kwenye niko. Ndo hii monimai. Ndo kwenye niko hapa. Tuko hapa sie bote, kiongozi ya kutumba, kiongozi Rene na bengine. Na bale bote bene balikimbia wanajijua. Juu tuko hapa, tuko wa maimai, tuko wa zalendo. Kuna mtu mweneko na objectif. Kuko mweneko na objectif yake. Kuko mweneko na objectif yake ya kazi. Na mwenye ana objectif ya kazi hatafanya kazi. Mwenye ana objectif ya kazi hatafanya kazi. Na mweneko na objectif ya kazi atafanya kazi. Sisi hatukukamata sila leo. Tulikamata sila zamani sana. Tuko tunapigania inchi. Tuko napigania inchi. Si hatuko bazalendo wale wa projet. Hapana. Hatuko bazalendo wa projet wa kukimbia risasi wala kukimbia nini, hapana. Sisi tutapigana hadi mwisho. Kwenye vita na ingie iwe chini iwe yulu, na sisi ni pale pale. Na tutishiki kitu, atogope kitu. Tuko imara. Kwa muda tuko na ya kutumba, tuko na Rene, tuko na wazalendo bene banajitosha kupigania kazi. Na wale wazalendo karton wataendelea kuwa karton. Jamais hakuna siku sisi tutakula pesa ya adui. Na kama mko nafanjia, mimi na yua bale bote biko wanasema ile neno ni mimi Makanaki nasema. Bale batu yote ni baadui. Bale batu yote ni batu ya adui. Na ndio biko wanapana ile message Makanaki aisha kwa M23, ya kutumba aisha kwa M23, Rene kwa M23 na wengine. Sisi tuko imara kama vile bendera. Na tuko hapa mu maeneo yetu tu yene tuko napigania eko. Munaiona mwe peke ni eneo gani? Na itakuwa fasi yote tuko tunapigana. Hatutaacha hata senti moja kwenye risasi italie ile ni ndoto ya Farao. Pali ya kula rushwa omwe tunakufa tu vile, wala kote kwenye tunaenda tu, manake tusikufa hata na ugonjwa. Kwa maana kuna siku takula rushwa. Na adui hata jipige hakuna siku mimi Makanaki ndakula rushwa. Ile ni mkoshi kwangu. Hata Mungu na shetani banapasha nikatala. Banapasha nikatala na banapasha tukatala. Tuko hapa imara, tuko hapa imara. Tuko hapa Makobola kwa saa hizi na ndo tunafungia fro hapa. Na tuko hapa kabisa, hakuna shida yoyote, tuko imara. Na kila muzalendo yote pirate tutamuona hapa. Muzalendo yote originale tutamuona hapa. Na tupendi mambo ya message ya kenyeji, ni sisi tunasema ni wazi. Munapana ma message, munafanya nini? Ile ni ndoto ya Farao na ni kampanye mko natufanyizia na kwenye tujulikane. Na tunapenda kujulisha serikali ya Kongo iyue kama tuko pamoja, atutishiki kitu wala atutishiki na mahojo ya kishenzi wala atuogopi ma message ya kishenzi. Sisi tunasema mambo ya ukweli. Mweneko na mambo ya vita ya ukweli atupigie sisi simu. Mweneko anapenda vita ya kenyeji apigie bale bazalendo ba projet
masimu wala apigie barafiki yake bachuruzi, lakini mwenye anataka message ya kweli apigie wa viongozi wenyewe wanayua biko mashar de bataille ya operation. Sisi hatuko ba viongozi wala tuko ba seigneur de guerre ba muza wala ba sentiment. Tuishaka jitosha kwa mboleo ya Kongo. Asenti, Mungu abariki kwa kila Kongole yote. Merci. Tumwe bwihutirwa barundi benshi bambajije kandi nanjye byari ngombwa ko bibahaho umuco. Hari abantu babonye na postinze NIYOMBARE ari muri Uvira. Yenda ari bidukundira turashyiramo video hano. Noneho ikiri kwibazwa n'icyahi M23 irabanza ikureho ubutegetsi bwa Sebarundi Bujumbura Gitega bakureho ingoma. Ese niba Imana igiye gukoresha? Ese M23 iri kumwe na Red Tabara, iri kumwe na NIYOMBARE gusubira inyuma ntibishoboka? Baje nta nubwo bari buruhuke, kuko bafata Bukavu bafashe igihe cyo kuruhuka. Uyu munsi wa none turabona ko bafashe decision zuko bamaze gufata imijyi ikomeye yo mu majyaruguru y'u Rwanda, ngira ngo no mu majyepfo y'u Burundi west. Uyu munsi wa none rero twibaze nanone, ese barabandanyiriza ko gisanganye Kisasa bahirike Kirombo? Abarundi bari mu bwoba, ariko bakeneye ubahumuriza, bakeneye kumenya aho bahagaze. Abarundi buni bikorwa byahagaze bimwe na bimwe, no kuri banke mpamya ko ubu nta wajyayo, kubera ko intureka y'intambara habuze umuntu wahagarika izi nyeshyamba. Iyase yagiyeyo birananirana, Sadek ijyayo birananirana, Uburundi bugumayo nabwo buratsinzwe. Kandi s'il vous plaît, yenda ndanagaruka hano ku butumwa bwa kabiri ndi buvuge ko umuntu abaho mu bihe bitatu, ariko igihe umuntu agomba kwitaho ni igihe ubwo hari igihe wabayeho uri urusoro mu nda ya mama wawe utaranabura urusoro, icyo gihe ntikizwi nta n'ikimana izakikubazaho. Hari n'igihe rero uriho nk'ubundi ubu ndazwi, ibi ndi gukora n'ibyo mvuga n'ibyo mbamo, ndi gukora kugira ngo ndagwe ubwami bw'Imana na Kanani nkiri mu isi. Hari naho rero tuzaba Imana yadusezeraniye. Ubwo umuntu abaho mu bihe bitatu turi buyageho. Nanone rero hano ntimupyinate, iyo sendi de DFDD iza kujya muri Kongo igatsinda, Sebarundi mwibaza biba bimeze gute? Abamaze kuvuga disikuru nk'eshanu yaragiye no gushimira igisoda. Kasipari baratuza nuko, Prime niyo ngabo nuko, mugabo uyu munsi babuze icyo bavuga n'icyo basigura, ahubwo intambara iri gukomanga. Ni ijambo ndibusubiremo ngo intambara iri gukomanga, kuko hano hari n'ibyo tuvuga nubwo jewe naba ntari guhanura, nubwo naba ndi guhanura, nubwo ijambo narisubiramo inshuro 5 cyangwa inshuro 10, kuko Bibiliya mwana w'umuntu uzumva ishuri bivuga ihane uzumva inshuro bivugwa, ntabwo ari ibyo ngarutseho. Twibandanyiriza ibikorwa bimwe na bimwe mu Burundi birahagaze rwose, birahagaze pe. Ibi bikorwa bimaze guhagarara mu buryo bw'ubudandazi. Amasoko ubu yakinze y'Ibujumbura no kwa Siyoni, imidugu ubu yaparitse, umupaka urafunze, indege zigwa kuri aeroport Bujumbura Mirokeyoro Ndadayi nyinshi zigira zigizage, koko muri Uvira yafashwe n'abandi bantu. Kubishuti na M20 Burundi bugahita bubishuti na M20 no kudevorosa na Kisasa, kubishuti na Kisasa no kudevorosa na M20. Kandi kuba M20 iri muri Uvira ni ngombwa ko Burundi bari bugira ibyo bumvikanaho. Eske igisubizo Imana ni iri bukizane Burundi bubona amahoro na Kongo n'u Rwanda? Ese abazungu nibo bagiye kuzana igisubizo? Kamasijo none se umwe n'igihugu dukurikiye tumufashe iki? Tumubwire ngo iki?
tumufashisha iki, hakorwa iki, twite kuki. Kuko ibi ni akamaramaza, ni akamaramaza. Rero ku Mbabazi TV gatatu twabateguriye ubutumwa bwiza bwo kugira ngo mutagwa mu mporo. Ni ukuvuga rero amasengesho buno turimo nje personnel n'abandi bantu turi gusenga ukinga ntibakingure kandi ukingura ntibakinge. Niwe twizigiye tunizeye. Sebarundi ashobora kuba we nta bwenge afite, igihugu akaba ashaka kugita mu kinogo, aho agitaye ntabwo abadayimoni banyuzwe. Kongo aho giseke dayitaye ntabwo abadayimoni banyuzwe, hasigaye u Rwanda. N'u Rwanda abazimu barufitiye ishyari cyangwa se shetani ntabwo isinzira ntiryama, ihora ishaka uko yakiyeranja, ingoma zikaba ingoma, induru zikavuga, amarira akaba imiborogo mu bene gihugu. Hano rero nagira ngo sabe umunyamasengesho wese icy'Imana ivuga kuri ibi ngibi cyangwa se iteganya muri ibi cyangwa se igaragara muri ibi. Ni twebwe dusabwa kuba maso kandi isaba ko tuba maso. Ni twebwe twikoreye uyu musaraba kugira ngo turokore abantu, dukize abantu. Naho Burundi buri dese kugwana, u Rwanda ruri dese kugwana, Kongo iri dese kurwana, kandi bose nta wemera gutsindwa. Kandi ibyo koko mu itegeko nshinga rya buri gihugu nta wemera gutsindwa. Uyu munsi wa none rero ko abanyepolitike umwe akubitira uwundi agatoki ati hagomba kuba ibi. Niyo mpamvu usabye amaso yawe akanura ari abiri, amatwi yawe yumva ari abiri. Numara umutima utekereze cyane, numara uvuge ngo hari urugi rw'intambara wakinze, hari n'urugi rw'amahoro wakinguye. Guhindura ubutegetsi si ngombwa intambara, nigeze mbibabwira. Nta gihugu na kimwe cyemerewe ko imihoro yinjiramo n'amafuni n'amashoka n'ibisasu, ahubwo niba isaha igeze n'umunsi bigeze by'uko perezida Bibiri ivuga ngo ninjye wimura abami nkimuka abandi ko perezida ava. Tube maso kugira ngo ibyo bintu bikore. Shitani da profise nk'ibyo ya profise ngo Habyarimana avuyeho, ngo mu Burundi perezida nakavuyeho, abantu bakajya mu bandi bakabatemagura. Tudavuze ngo Burundi ngo bufitiye umujinya ma 23 ngo bugomba kwihorera, ngo iki gisebo cyose n'umujinya n'ishavu ngo tugomba natwe kubemeza. Kazi yake ntabwo twe tugomba gupfa. Kuko intambara Imana itakujyanyemo ushaka kwihorera uti, ushaka kwemeza abantu uti, urabemeza iki? Uyu munsi wa none rero ngira ngo nta gisubizo Imana yavuze kiri buve mu Burayi no muri Amerika, nta n'igisubizo kiri buve muri Yese cyangwa muri Sadek. Igisubizo cy'u Burundi kiri muri Dawidi, igisubizo cya Kongo kiri mu bakongomani, igisubizo cy'u Rwanda kiri muri perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ibindi bisigaye muri gushakira ibarabara mu bihuru, muri gushakira inzira hitari, muri gushakira umupfu mu bazutse. Rero kubaho Uwiteka nibwo bwenge, ariko kuva mu byaha niko kujijuka. Mufata amasengesho twiyiriza ubusa intambara yaje, mufata amasengesho mwiyiriza ubusa batari twicira abana n'abagore, batarangiza iterambere tugezeho. Kurwana bisaba iki se wibaza? Wagize ngo sibyo ni ibihe bindi bidasanzwe utegereza hano kuzabona? Ntabyo. Kugwana n'akantu gato cyane. N'u Burundi iri joro wajya kumva buri kurasa muri Kongo. Nimba 23 redi tabara wakujya kumva buri kurasa mu Burundi. N'u Burundi wakumva buri kurasa mu Rwanda. U Rwanda rugahita rusubiza. None se ibyo bintu wagize ngo sabe umuntu wese ukunda ukurikira Imbabazi TV gatatu, dusubire mu masengesho yo mu mazi, mu giti, mu ishyamba, mu nzu yawe, aho ubonye hose. Kuko gusenga kwacu no guhagarika intambara zahanuwe, ntabwo turi gusenga ngo zisohore oyaye, ahubwo turi gusenga ibyo Imana yavuze byiza bisohore, naho ibibi ntacyo bimaze. Twinjire muri vizo y'amategeko yuzuye abereye mu bene gihugu nk'abanyaburayi.
nibyo. Rero hano twagarutse ku butumwa bwihutirwa, tugomba gusaba abantu gusenga, tugomba kwingingira abantu gusenga, gushishikariza abantu kuba maso. Ma 20 guturana no Burundi ni umugambi w'Imana. Ese aha hantu bazahaguma? Ese Burundi bugiye guciringa buhuze nabo? Reka nkubwire ngo shira amatsiko, kuko turi kuyaga hamwe na Data na Mwana n'Umwuka Wera. Mu 23 Imana irayikoresha kurimbura CNDD-FDD. Ma 20 ubu ngubu hari abayihanze amaso ko yabohora n'Abarundi, hari abayihanze amaso ko yakurura ahubwo intambara y'akarere kose, hari abayibonye nk'intare, koko intare mu ishyamba ngira ngo ni umwami, nayihindutse umwami mu karere k'ibiyaga bigari, yanditse amateka. Ese Niyombare ari kumwe na Sultani Makenga? Ese Reditabara yabiri muri Ma 20? Kuko ibaye irimo gutaha ntibishoboka ngo isubire inyuma. Reditabara yagira amahirwe ikaba isatiriye igeze muri Uvira, aho ireba ikibuga cy'indege, igasubira inyuma. Ubwo barwana komba ya mwisho. Najyaga mvuga ngo vate ni komba, nk'utazi Igiswahili kandi nibyo koko, ariko naomba Mungu anifundishe lugha ya Kiswahili niseme bye. Sasa Reditabara na Ma 23. Reditabara, iyo uvuze Reditabara uvuze Niyombare, iyo uvuze Niyombare uvuze Reditabara, kandi Redi ngira ngo ni ukuba Redi nyine kwitegura kudasanzwe. Hano rero intambara iri gututumba, vita kabisa, vita irimo iradodora, iri gukomanga. Kandi Abarundi ntabwo bigeze bemera ko batsinzwe. Bo batanga impamvu, kuko ntabwo babona icyo babwira abenegihugu. Mu majambo perezida yavuze, mu majambo Kasipari Baratuza yavuze, mu majambo Minisitiri w'Ububanyi yavuze, mu majambo Prime Niyongabo yavuze, kw'igisoda cy'u Burundi kidapfa gitsinzwe. Uyu munsi wa none rero gutsindwa mu burengerazuba no mu majyepfo, mu burengerazuba bw'u Rwanda no mu majyepfo y'u Burundi, aho hose bikateza ingorane nk'iyo, Burundi bugatsindwa. Kubwira Abarundi ngo twatsinzwe, iryo jambo ntabwo warivuga nawe ari bo, cyo kurushakisha indi mpamvu babwira, kandi nayo ntayo. Kandi iyo Burundi buza gutsinda iyi ntambara, Reveriyani aba yaravuze, mutabona bacecetse mukagira ngo niba baravuze. Nuzuyu Kasipari Baratuza bamaze gukora ibiganiro nk'icumi, mbaye ahaga bari kuvuga. Nuzuyu nguyu Prime Niyongabo aba yaravuze, se Barundi we itangazamakuru ribariye abayoboye. Noneho rero uwabambuye ijambo n'umwe ni Yesu Kristo watumye mutsindwa. Buno rero biringiye amahanga ko ari yashobora kubasubiza icyubahiro, bagahurira mu runani naka ngo bakirukana bariya abantu baharanira uburenganzira bwabo. Ariko nabyo nta gisubizo cyo kuri kirimo, ahubwo ni ibinyoma. Ariko mujye mubaza Imana, kuko iki muhubukira intambara mukajya mu ngwano mutabajije Imana musenga. Hano nabonyemo umukongomani uri gusenga, wakamejeje uri gusenga rwose muri FARDC umusirikare, ariko nawe ufite inda nk'iyanjye hano utarakoze ikosa. Kandi nanone usenga, buriya gusenga
ni kimwe ariko ubwenge ni ikindi. Iyo usenga nta bwenge ufite byaruta ahubwo ukagira ubwenge gusenga ukabireka, kuko ubwenge bwaba buruta gusenga, kuko iyo usenga nta bwenge bipfa byose. Noneho rero uyu munsi nuza kwitegereza West ku mipaka irafunze, kwaba abantu bamajije ngo ma 23 na Red Tabara muri iyi ndwi bazatera Uburundi cyangwa no mu gitaha, cyangwa se Barundi agiye kuvaho muri iyi ndwi, cyangwa Felix Tshisekedi, kuko nabatsinzwe ku rugamba. Sultani Makenga na Godfrey NIYOMBARE bagiye kurimbura ubutegetsi bw'u Burundi n'ubwa Kongo. Nukuri twe dufite umwanya wo kuduga umusozi ari maze iminsi ngwaye mitende, urumva ko ubundi kuvuga ngiye kubisengera amakuru Imana izampa nzayaba, ariko sahizi turi update 5 kuri 5 nkurikirana ikiri bubi. Intambara izabe ejo naba nabimenye, iri muri igindwi naba nayimenye, iri no mu gitaha ngomba kuba mbizi, ariko ntago ndapresiza ngo mbabwire ngo mube maso genda kuba cyangwa muri igindwi cyangwa mu gitaha cyangwa mu gutaha. Niba rero hari amakuru akiri ibanga, ariko twe tukaba twumva imirindi y'intambara n'imikokute n'amagare, turi kubabwira ngo ni mugabi mube maso. Reka rero mbareke mwumvirize n'ubutumwa bwiza, umwami abahe umugisha. Cyamuzanye yaragikoze. Yesu yaje ari intungane, aje gufata ibyaha by'umuntu, kubera ko ibyaha byari byatumye atanezeza Imana. Yesu aza apfira ibyaha by'abantu bose, kugira ngo umwemera akamwizera amugire umwami n'umutambyi w'Imana, amugire umwami n'umutambyi utambira Imana. Yego. Umwanzuye kwemera Yesu rero abo mwami, kuko akora iby'ubwami, arubahwa, akubaha, agashyiraho ibintu byiza byemewe. Yego. Hanyuma yaba umutambyi, nk'ubu turimo kubwiriza ubutumwa, turi abatambyi, turimo gutanga igitambo bya bagenzi bacu, ngo turimo kubabwiriza kugira ngo bave iyo bari habi bajye heza. Yego. Icyakorwa rero ni ukwemera Yesu n'ibyo yakoze ukabyizera, hanyuma ugakora nk'uko yabivuze muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 kugeza hepfo 30. Ati abarushye n'abaremerewe muze musange mbaruhure. Urumva rero umuntu iyo atarushye, iyo ataremerewe, usanga Yesu ntabwo byoroha. Nuko umanza kumenya ngo mbese nduhijwe n'iki, mbese ndemerejwe n'iki. Hanyuma Yesu yamara kukuruhura, ukaba umukozi we ukora ibyo ashaka kandi ashimye, bikamenyekana, bigakwira, ibyo byose bigahira. Yego. Wambaje rero ngo hakorwa iki? Yego. Ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukemera gukora ibyo gutegeka umugaragu. Ya none urumva rero uvuze ngo mwakire nk'umwami n'umukiza, ukora ibyo gutegeka, ube mu mabwiriza n'amategeko bikurikizwe. Hari n'utazi ibyo amutegeka, hari n'utazi Yesu utaranamumenya, buno hari uri kudukurikira atazi n'uwo Yesu turi kuvuga, cyakora amwumva gusa. Noneho kandi tubonye ko abapasitoro benshi babaye babi, nta nazi pasiteri ari busange. Tubonye ko natwe bigishwa twize nabi, ku buryo sahizi nta cyizere tugifitiwe n'abantu barikanze. Nibi turi kuvuga, hari muri kuvuga muri abateka mutwe. Harakorwa iki rero mu bihumbi 7 bitapfukamiye Bayari, cyangwa se dukora iki ku buryo noneho umuntu uza gukurikira ubu butumwa bwiza aza gutahura neza, akavuga ngo nanjye fashe iyi ngamba cyangwa fashe izi ntego, ninjire mu murongo w'abazaragwa ubwami bw'Imana. Umuntu mbere na mbere no kumanza kumenya ngo ntarabaho n'abagaye. Ibyo akabibaza Bibiliya, akahita amenya ko yakomotse kuri Adamu. Noneho amaze gukomoka kuri Adamu, ndasabwa iki? Nabwo ntiyaje delegite. Ndasabwa iki ngewe? Oyo umuntu tusubiye inyuma ho, ataraba bunariho mbere, ubundi atarabaho yabagahe. Yarari mu bitekerezo by'Imana, muri plani y'Imana, kuzaza kubahisha Imana, kuko yari mu bitekerezo byayo. Nkuko bajya baririmba ngo ibisiza n'imisozi
bitaratangira kubaho. Imana yari idufite mu bitekerezo byayo kugira ngo tuzayihagararire, tuzayikorere ibyo yakabaye ikora. Ni ukumenya rero icyo gice cyaho yari ari cya mbere yo kugira ngo buno tube turi kumubwira, noneho amenye n'iki gice buno arimo buno ari kutwumva ashinzwe iki, ari gukora iki, afite uwuhe mumaro aho aherereye, afite uwuhe mumaro, ese Imana ariko gukora iby'Imana yakabaye ikora. Noneho turebe n'ikindi gice cy'ahazaza he nyuma y'uko azaba atakiriho hano nanone. Urumva ni ibice bitatu mbere y'uko abaho, aho yari ari mu bitekerezo by'Imana, abayeho avuye mu bitekerezo by'Imana, noneho aje mu mikorere agomba gukorera Imana. Noneho na nyuma yo gukora azajyana raporo y'ibyo yakoreye Imana mu mwanya wayo. Ni ukuvuga rero n'imvura iraguye, ni ukuvuga hariho igice kimwe umuntu abaho mu nda ya nyina ataragera mu nda ya nyina, yari mu bitekerezo by'Imana, ariko hakaba hari isezerano ry'uko dukomoka kuri Adamu. Nyuma kugira ngo aze mu isi anyura mu nda ya nyina na se, akabaho akagera igihe akajya mu gihe cye. Doko ubu turi mu gihe cyacu, ubu tukirimo nkaho yakabaye. Yego, ubwo hari n'ikindi gihe dutegereje hano imbere tuzajyana ibyo twakoze bijya kubyereka uwo nguwo waduhaye kubaho y'imyaka wowe umaze. Yego, niyo mpamvu iyo dusomye ingoma mu gitabo cy'ingoma, ingoma ya kabiri ibice 26 ugahera ku mirongo 16, yego, uhita usoma umwami Aziya. Tubonye urugero rw'ijambo ry'Imana usomye kuri uyu Uziya yari umwami. Umuntu abaho mu byiciro bitatu: icyo kubaho utazwi, isi utaragera mu isi, uri mu bitekerezo by'Imana, ukanyura mu nda ya mama wawe ukavuka nka Uziya. N'ikindi cyiciro tuzabamo nanone tutaramenya, gihishwe ariko tubwirwa, duhishurirwa, turota, tukanerekwa, ngira ngo tunitegura nibyo bizatugeza muri uko kubaho kwa gatatu. Kwiza cyangwa kubi, kwiza cyangwa kubi, ni wowe uzabitegura. Kubaho inshuro ya gatatu dushobora kuzabaho mu kubaho turi mu ijuru cyangwa tukabaho turi kuzimu. Nka Uziya yapfanye ibibembe. Yego, urumva ko n'ubundi mu ijuru siko yajya afite ibibembe. Umunyamibembe yabagaciwe cyangwa avumwe. Yego, uyu munsi wa none urabihuza ute rero n'abarwayi b'ibembe by'iki gihe, cyangwa bari kurwara cyangwa bafashwe n'abarwayi nk'uko Uziya nawe yari arwaye? Ubu ngubu abafite ibibembe nabo turimo kubona barimo gukora ibibi, nk'umuntu akica undi. Ubwo ibibembe byo kwica umuntu bimujyaho, bakamutwara bakamufunga, bakamukatira, nabo bakatira burundu, ariko urumva ni ibibembe. Yego, hari abasambana bagatwara inda zitateganijwe, bagasambana batarasezeranye, abo ibyo nabyo ni ibibembe. N'abandi bakora ibindi byaha, biba ugasanga bafatanya amahene, ugasanga bafatanye urumogi, ibintu bidafite iyo biganisha umuntu. Yego, ibyo rero ni ibibembe. Nk'uko Uziya we yabaye ibibembe mu maso bimufataho, natwe iyo umuntu akoze ibyo byaha bigaragara nk'ibibembe byo muri iyi minsi ya none y'ubutumwa bwiza, kuko aba yanze ubutumwa bwiza akajya mu butumwa bubi. Yego, akagwara ibyo bibembe. Ariko iyo wakiriye Yesu akakubamo, akakubera umwami n'umukiza, ukora nk'ibyo Yesu yakabaye akora aho ngaho. Ubu nibwo butumwa bwiza, ni ugukora ibyo Yesu yakabaye akora ari aho ngaho. Nujya ujya gukora ikintu rero, ujya umenya, ujya ubaza Yesu ngo ibi ngibi wabikora mikore. Yaguhakanira ko atabikora ukabireka, yakwemerera ko nawe yabikora ukabikora, kuko iyo ukoze ibyo Yesu yemera urashimwa, ntabwo ugawa. Nibyo bibembe rero. Iyo rero ukoze ibyo Yesu adashima, ni ibibembe bikujyaho, hanyuma tukabibona tukakwiruka, ukajya mu kato. Abantu benshi bari mu kato. Yes. Turi kumwe rero nashimiye Imana Raymond, umuvugabutumwa mwiza w'umupentekoste ubimazemo igihe cyane rwose, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga.
tukuzi ku isango cyangwa se ku kinyamakuru radio na TV Sango Star. Uyu munsi tugira ubuntu bwo kukwakira hano ku Mbabazi TV gatatu. Ni imbabazi twagiriwe, iryo jambo rarisobanukiwe. Gatatu ni ubutatu butagatifu. Ni imbabazi. Nizo turirimba, nizo twahawe. Yego. Dushuhuje abantu bose badukurikiye. Uyu munsi inyigisho yacu cyangwa se ubutumwa bwiza turagaruka turibanda dushimika kubwira abantu ngo hari igice wabaye mutaruzi kuriho aricyo kibitekerezo mu bitekerezo by'Imana. Ikiriya gice nta kimana izakikubazaho, ni icyayo. Ariko hari igice Imana yagushyize mu isi ubaho mu buryo buzwi, umaze kuba ujya mu irangamimerere y'igihugu, abantu turakumenya, utangira gukora donc uva mu bwana ubu ingimbi, ubu musore, ubu mukobwa, ubu mugore cyangwa ubu mugabo, none ubu bamwe nabasaza abandi nabakecuru. Urimo kugana ijuru cyangwa urimo kugana umuntu. Eske uyu munsi wa none uri gukorera ijuru, uri gukorera isi? Iki gice cyo mu isi tubamo nicyo kiduha kuzavamo ibyiza bizaduhesha kuba mu ijuru cyangwa se kuba mu muriro. Kubera iki rero ubona abantu bari kurangara iki gice turi kubaho mu isi cy'imyaka 100 nitukiteho cyane, hakaba harimo icyo nakwita ni uguhuga, ni ukwibagirwa, ni ukurangara, ni uguteshuka, ni ukurengwa. Icyo gice wakabaye ubamo cyiza ukarengwa, wamara kurengwa ugatangira kumva ugiye kuyobora Yesu noneho, cyangwa se ugiye kuyobora ijambo ry'Imana aho kugira ngo wemerere kuyobora. Wariyobora rero Satani we akarikoresha nabi, ugasanga ukoze ibituma ibirembe bikuzaho, kandi wakabaye ari mwisi. Kuko Yesu nimba yaradusize ngo tuba abagaragu, tugomba gukora ibyo yakabaye akora ari mwisi. Niyo mpamvu rero ubu abantu barimo kwihombya mu gihe cyo kubaho bazi ubwabo, bazi ikingimbi cy'ubusore cy'ubusaza, bagakora ibintu bitari byo, ugasanga barahumanye, bagiye mu akato ka gereza, akato ko mu bwigunge. Nk'umukobwa wabyaye atabiteganyije aba mu bwigunge, ukumva arimo gusuhuza umutima kubera iki? Ko yayoboye ubugimbi bwe nabi. Ibyo ari byo byose tugarutse gukiranuka turi mu isi birashoboka iyo Kristo agushoboje, birashoboka no kwihana birashoboka, nta kure cyane Imana itaka ngo ibyaha by'umutukutuku birera bigasa na sherege. Amaraso ya Yesu niyabyiza, kuko Yesu nicyo yapfiriye ibyaha by'umuntu Satani yari yamwandurije. Niyo mpamvu Yesu yaje ari umuziranenge, nta cyaha afite, apfira ibyaha kuko nta cyaha yari afite. Uwakwizera ubutumwa bwiza yakizwa. Iyo umwisunze rero akakuyobora mpaka kugira ngo neza cyane, no problem, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Abatamwizera urumva rwose barimo kwihombya. Ni ibibembe bigenda bibafata banywa imogi, banywa amayoga, bagira gute, ibibembe bibafata. Yego. None rero uyu munsi mu Rwanda insengero zose zirafunze. Ntabwo ari zose, ari izifunze, ariko n'izindi nazo zirimo. Asante, urakoze cyane. Urakoze cyane. Oya nizishaka duspose ko zitazafungwa zose. Ni ukurangara kw'abanyamadini cyangwa abanyeshengero kwabayeho. Uyu munsi wa none intambara iratutumba mu Burundi, mu Rwanda, muri Kongo hiri kuba. Ni ukurangara kw'aba misiyoni. Urabona nk'i Burundi hari Pentecoste, mu Rwanda hari Pentecoste kandi zimwe, nubwo ubu zisepaye zitari gukora kumwe, zikora neza, ariko Bibiliya yazo ni imwe, ubutumwa bwazo bwatangiye ari bumwe, n'uwazizanye ni umwe. Ubwo zamuka ku mubyeyi umwe. None ubu zigeze igihe mpamya ko iyo mu Rwanda, iyo mu Burundi iravuga ati twe turakijijwe, iyo mu Rwanda nayo ikavuga ati twe turi muri viziyo. Kandi hano hari miliyoni zigera muri 3 n'igice z'abapentekote bo mu Rwanda, hakaba miliyoni nazo zigeze muri 2 zirenga z'abapentekote b'u Burundi.
abo bakabaye bakorera Imana neza. habura iki ngo ubwo uwo mubyuro n'abo bantu twese dushyire hamwe icyo kivi kibe kimwe hakaba hari separation cyangwa gusepara. Impamvu nakomeje kwivuga ni ukuvuga Yesu ku munwa. Satani ntabwo atuma Yesu yinjira mu ntebe yo mu mutima w'umuntu, akaba ku munwa gusa. Noneho Satani we akaba ari ujya gufata ya ntebe Yesu yakaba yafata, hanyuma agakoresha wa muntu ibibi bize n'ibibi. Yego, niyo mpamvu Pentecoste yakabaye kuba Pentecoste ya Yesu. Ariko Satani araza agakuraho ka simukadi k'ubukristo agashyiramo simukadi y'ubupagani, ugasanga umuntu akoze iby'ubupagani kandi ari umukristo. Nk'uko mu mubwiriza havuga ngo nabonye umukiranutsi akora iby'abakiranirwa, n'ukiranirwa nawe akora iby'abakiranirwa. Umubwiriza niwe wavuze ngo nabonye nabyo ari ubusa. Ukiranuka yakubye gukora iby'abakiranirwa, ukiranirwa nawe agakora iby'abakiranirwa kuko abyemeye. Satani binyuranye. Yes, uyu munsi wa none bene data badukurikiye dufite ikibazo gikomeye cyane, kigoye kandi kiruhije. Twagize igihombo ku gihugu cy'u Rwanda cyane. Twagize igihombo n'ubu tukiri mu gihombo, kuko iyi Pentecote yashoboye gusenya ryangombe, ariko guhangana na Illuminati na Kristo na Freemason ni icyaha no kuguma mu muhamagaro bari barakiriye biragoye. Ntabwo byananiranye, ahubwo byaranze cyangwa se birabagoye kubera imyigishirize mibi n'imyumvire mibi. Yes, umwigishwa akaba mubi n'umwigisha yabaye mubi. None inzira turi kwerekezamo ni inzira y'umwiza iteye ubwoba. Uyu munsi wa none rero ubwo icyo ndi kubivugira cyangwa se mbivugiye, Pentecoste y'u Burundi ngira ngo yakabaye ihinduka nk'umuzimyamuriro cyangwa nk'irokoka, ariko nayo hajemo ubuhutu hajyamo ubututsi, hinjiramo ibyo by'amoko, hinjiramo amoko. Kandi Yesu ntabwo agaragaza ubwoko, ntabwo ajya muri mu busanzwe umuvugabutumwa nta gihugu agira, nta dini agira, nta moko agira, nta mupaka, ni umukristo ujya muri nk'uko na Yesu nta dini yigeze atwereka yemeraga, ntayo, ahubwo yabaye umukristo ujya ku Mana. Uyu munsi wa none rero urasanga igihombo cyaturutse, izi Pentecote zose twazivuze ko zivukana, ziva indimi. N'Uburundi n'u Rwanda n'Uburundi n'u Rwanda ni igihugu kimwe, ni bukuru na buto, Rwanda Urundi, Urundi Rwanda nk'uko babivuga. Igihombo rero abarundi nabo baguyemo nuko amasengesho yose Pentecoste yakabaye yarasutse muri guverinoma. Nibura hari igihe uvuguta abantu icyambere bafite ubukene, bafite intambara, bafite na politike mbi, bafite ubuyobozi bubi, noneho byose bikaza bigwa ku mutwe w'umukristo. Shitani akarushirizaho kugira imbaraga, akabona imbaraga zo raforo cyangwa se depanage mu kutugerageza, bakamutera inkunga, babadayimoni bakabamuteye inkunga. Uyu munsi wa none n'ingo zacu zarashyikiriwe, abana bacu barashyikirwa, utuzi dukora turashyikirwa kubera ko twirukankanya abadayimoni cyane tubageza kure. None uba amahindura yabo nayo ari kuza, kandi mpamya ngo ikubise umukeba mugireze urugo. Banyuriye muri Bibiliya baraza bayobya abantu kuyumva neza. Oya, abantu birasa uko batayumvise neza. Bibiliya Mose yayivuze neza, Aburahamu ayivuga neza, Yesu ayivuga neza. Aba bapasiteri bo mu Rwanda ntabwo turi bayisoma nabi Burundi bayisoma nabi. Uyu munsi ntabwo twakabaye tubwira n'abantu ngo ni mujyi Burundi muba ariho yenda mu kirizwa, kuko ariho agakiza kari. None ubu ntibishoboka, twakabaye tubwira abarundi ngo baze mu Rwanda baze bakizwa bagira ubukristo, ntibishoboka. Kandi Pentecoste iri muri Kongo twakohereje y'abantu, hari iri muri Tanzania, hari n'iyagiye i Buganda. Nta bukristo buri gufatika, sahize uyu munsi na Bibiliya ari Bibiliya irahenze, igeze ku bushobozi abakristo batakishobora no kugura Bibiliya. Irahenze, yagiye ku giciro kinini abantu badashobora kwigondera. Icyo gihombo nako kaga katugwiriye
n'ibyo bibazo bitugwiriye umukristo ahagarara ate akora iki muri ibyo byose twerekeza ku musozo mu minota twaba dusigaranye? umukristo nasubire ku mwimerere amenye Yesu ninde, Yesu yazanywe n'iki, icyamuzanye yaragikoze, nimba yaragikoze yadusize nk'abagaragu nk'abatambyi b'Imana kugira ngo dukore mu mwanya waho yakabaye akora. Yego. None Yesu yagize impungenge aravuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Kuki izo mpungenge yazigize ni uko yabonaga Satani afite uburiganya bwinshi, ariko Yesu ahagarara ko asize ibyanditswe n'abamariye kumwumva no kumumenya ko bazagenda bavuga ubutumwa bwiza bukura abantu mu byaha burwanya Satani bukamunesha. Noneho kugira ngo abantu barwanye Satani bamuneshe, ahubwo barimo kumwimika mu mitima yabo, akaba ari we ubayobora. Umukristo ushaka kuba umukristo rero namenye uburyo yafata ijambo rinesha Satani likamwirukana n'abadayimoni bakagenda bakajya kure ye, hanyuma bagakomeza inzira yo gukurikiza ibya Yesu. Yego. Nicyo ngicyo numva ngiye gikenewe kandi kiroroshye cyane. Yego. Umuntu afata Bibiliya asome arebe Yesu icyamuzanye n'uburyo yanesheje Satani. Hari abantu badashoboka, hari n'abashoboka. Hari abantu bari gukirizwa mu mago yabo cyangwa mu nzu zabo cyangwa mu mihana yabo. Hari n'abakirizwa muri eglise bafite ubushobozi bwo kujya guterana. Ariko muri iyi minsi hari dini reveye atemera n'ibyo byo kujya guterana. Buno turi mu rusengero twe. Harimo n'abatemera kwinjira mu rusengero. Abantu bari gukirizwa mu ngo zabo, abantu bakirizwa mu mihana yabo, abantu bakirizwa mu tuzi twabo, ibyo mu rusengero ntibabyiteho, wababwira iki? Abo ngabo sinzi uburyo bahitamo gukirizwa mu aho bari bategeranye n'abandi babakuriye cyangwa se babafasha gusoma Bibiliya cyangwa kuganira ibyo bakora. Sinzi nimba bumva hari aho babisuzumira cyangwa se nimba baramenye uwo Yesu bakaba bari mu bintu by'abasaba, nimba barabimenye cyangwa se ni ukuvuga ngo hari umuntu ukubwira uti uru rusengero hinjiyemo abatinganyi ndabibonera, cyangwa pasiteri unyoboye yifitiye abagore 5 kandi nigishijwe ko pasiteri agira umugore umwe, nawe ntabwo akiri. Ni urugero cyangwa se akarorero. Hari n'ukubwira ati twebwe twasanze Yesu abaho azenguruka avuga ubutumwa akajya guterana kwera rimwe na rimwe, ati ibintu bikigenda. Uzumva mu Rwanda nk'abitwa abatapera, abagoroji. Mu Burundi mu Burundi haba n'andi mashengero menshi nayo akora muri iryo vuga butumwa. Abandi nabo bakavuga bati ikizira cyahagaza hera kubera ko leta iza gusomera amatangazo cyangwa se kayizari muri eglise, cyangwa se kabihafite ijambo rigaragara ugasanga pasitoro ni umuyobozi w'ikomine akaba na pastor cyangwa akaba na minisitiri. Nabyo birashoboka. Noneho rero abakristo bagahita bifatira decision zo kudasubira muri uko guterana kwera. Kandi uwo muyobozi yabaye minisitiri cyangwa akaba umuyobozi wa komine byanze bikunze arabogama. Noneho abakirisitu babibona bakumva ntabwo ari byo Yesu mu busanzwe. Urumva nyine ijambo ry'Imana yenda riravuze riti umugore n'umugabo ntihakagire ubatandukanye, kuko ari ikimana yifatikanyije ntihakagire ugitandukanye. Ariko uri muri leta urabitandukanye, ubwo unyuranyije n'ijambo ry'Imana. Ahubwo twababwira bagakizwa nka Koroneliyo. Nibakizwe batumire umukozi w'Imana aze abasengere ababwira ibya Yesu neza. Nabo ubwabo baba bafitemo ukomeye muri bo yenda ororo moda cyangwa tirimurida cyangwa adimini cyangwa se pastoro cyangwa se umuvugabutumwa cyangwa se umunyamasengesho. Ariko Koroneliyo yahamirijwe n'ijuru. Yego. Ngo numvishe gusenga kwawe, none tumira Petero. Ibyo rero ijuru rigomba kubizamo rikahamiriza umuntu ko gusenga ijuru ryabyumvishe, noneho hanyuma uwo muntu agahinduka byo guhinduka nyabyo. Yego. Mbo nibyo rero ndumva twari turi kubwira abantu ngo hari igice tubaho hano mu isi, nicyo gice cyane abantu
bazi ni nacyo gikenewe, ni nacyo twitaho, akaba n'igice abantu babayemo batazi, ariko hari n'igice abantu bakwiye kwitaho bazabamo bategereje basezeraniwe n'ijuru. nk'uko Yesu yabivuze ngo nzagaruka mbajyane kandi aho nzaba niho muzaba, naho ngaho ngiye kububakira y'amazu. Reka saba umuntu wese udukurikiye muri ibi bice bitatu arushe kubitekereza, atekereze neza aho yavuye atarazi, ndetse bimuhe n'ubushobozi bwo kumenya ko hari n'ahandi agomba kuzajya nabwo atazi, arimo kwitegurira aho ari, nabwo yizera atahazi. aho ari niho amutegurira, kuko umuntu ava mu mazi, ngo Imana abwiye Yobu ngo umuntu akurira mu nda ya nyina ati. Yobu abura uko bisobanura, kandi nibyo koko. Ni intanga ubundi, ni intanga z'umugabo zihura n'iz'umugore, umuntu akava muri ayo mazi. Ndabyumva. Noneho rero ubwo urumva iyo ni filozofi y'Imana, ariko ko umuntu ashaka kubyizera, reka tunabyizere rero nk'uko umuntu abyizera ko ibyo bibaho, tunizere ko n'ijuru ribaho. Rirahari kuko Imana yararikizeho, rirahari. Abantu bagira ibyiringiro byo kuba baragwa mu bwami bw'Imana. Nibyo rero nshuti bavandimwe mwari mudukurikiye ku Mbabazi TV gatatu, tunashimira umutumirwa wacu Shimiyimana Leomo, tunagusaba ko hari icyo wakongera wacyongeraho, hama tukagira ko dusenga. Icyo nakongeraho, Imana yaremye umuntu hanyuma imwita urusengero rwayo rw'Imana, ko ari Imana igomba kuba. Niyo mpamvu ngo utsemba urusengero rw'Imana nawe azatsemba. Ubwo rero ni ukumenya nimba Yesu yinjiye muri wowe neza, irinde kumutsemba rero, irinde gutsemba aho ngaho yinjiye, hanyuma kugira ngo nawe tuzatsemba. Kuko abantu bazahomba, ngo benshi bazazukira gukorwa n'isoni, abandi bazukira ubugingo buhoraho. Urumva neza, kandi abapfa bumva nibo n'ubundi bazumva, kuko Yesu naza azahamagara bumva, abapfuye bumva, hanyuma bumve bamusanga. Nicyo numvaga nakongeraho, uzave muri uyu mubiri wumva, kugira ngo n'ubundi uzahamagagwe, bazahamagara bumva n'ubundi bazumva. Amen. Ngaho rero reka usengera ubu butumwa bugendane n'abari bubwumve bose bibabere kubakiza. Reka turagushimiye kuko washyizeho uburyo bwinshi butandukanye bwo kugira ngo abantu bumve, abantu bamenye igikwiriye gukorwa. Amen. Tumaze kuganira byinshi bizagera kure, uzabyumva uzumva muno butumwa, turamusengeye turamwingingiye kugira ngo azabashe kubisobanukirwa, ibyo atazasobanukirwa uzamusobanurire, kandi natwe ukomeze kutuha imbaraga kugira ngo tubashe kugira ibyo dukomeza kubwirana, kwigishanya, kugira ngo tubwirane zaburi n'ibihimbano by'umwuka, kugira ngo tubashe guhagarara dukomejwe n'ijambo ryawe. Urakoze, turagushimiye. Abazabyumva bose hirya no hino ku bihugu hirya no hino mu migabane y'isi bazabyumva, bazabashe kubisobanukirwa kandi bisuzume bamenye icyo bakwiriye gukora. Urakoze, turagushimiye ko byumvise, biduhane n'abera bose, bisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Turabashimiye rero ku Mbabazi TV gatatu, n'umutumirwa tumushimira kandi tumubwira ngo agaruke. Ibitekerezo byanyu turabyakira muri komenti, nawe icyo wabaza, icyo waterera cyangwa wakifuza ko ubutaha wanaganirizwa ko ribe n'ijambo wifuza ko twazarigusigurira cyangwa tukarisobanura, bibe n'ibyo utashimye cyangwa unashimye, muri komenti turazifungura kugira ngo tubashe gusangira ubutumwa bwiza butushishikariza, buri kutwomborija kuzaragwa ubwami bw'Imana. Mugire ibihe byiza rero, ndetse tubifuriza n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026 twinjiye. Tunabasabiye Noheli rero, Imana niyo yitanga na bonane. Uyu tuwusoza amahoro, kandi utaha ngo tuzawurye ntuzatujye. Tuwusezerere dukijijwe, twinjire mu wa 2026 dukizwa, dukomeze tugenda. Ngayo nguko rero ni umuhezagiro w'umutama turi kumwe ngaha, yego umukukuruke uri ushesha akanguhe mu Kinyarwanda. Banyarwandakazi, barundikazi, mugire ibihe byiza n'indwi nziza, koko turitegura ko mu kanya tugiye gutangira ikindi cyumweru cy'iminsi 7. Ciao, shalom. Murakoze cyane.